Ahoze niyo navuga ngiye kubatizwa ko nazi n'imyenda rusangiraga ndabatizwa nambaye izihe murandubika mu mazi ni mundubika mu mazi imyenda zizuma ryari njandaja mu biti nambaye nogejwe na Yesu natunga nijwe n'amaraso harubwo ndakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera bazatinya guhinguka imbere kongeye ukampamagara nta bihumbi 2 nsize amahaye n'inzungi 2 mugure ariko kuko wewe mugure inzungi 3 kugira bitagenda gute ndi kumugura inzungi 3 ndi kumukunda kugira ngo ngazankunde ni muhereze 2 nibazanze arore muhibiri naje mwihora azangurira 2 naje nizo nibwo bushobozi mfite rega noze ruzafite kandi mafaranga jari ikintu ndi kumwe naje sinumakara wari ikintu kimwe mfite Rusenda cyangwa nzaga kuri ibyo bintu nabivuyemo muhibiri nibazanze mwihore nibazanze nazo mureke neza turabivugana maze iminsi nimaze amezi nikababire nasoma ku cupara bari kunja muri dose zo mu kabare ko nageze mu kibwiriza ndikuja mu kabare guki ibitekerezo byo kubatizwa urabikomeje cyangwa ushaka gukina n'abandi ninde se wanze kubatizwa ikibazo ndi kubaza ariko mutari kukinsubiza none se ikibazo ufite ni Kenya none ko ntazindi myenda ngiraga nimuramuka mundubitse ndambari imyenda ziruma ryari ko mfite gahunda ni mugoroba saa moya none se ubu ngubu ninde wafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka njugunye ibiri inyuma nsingira ibiri imbere nirukanyira umusaraba akagira ikibazo cyuko imyenda zamubera imbogamizi none sinje ibyo bintu uri kuvuga ntabyanze uzi ngo wago mateka haraho ganditse Rusiya ubuza imyenda ndi imbere y'Imana mfe kano kanya okay dataragutiza izo kubatizwa aragutiza icyo kwambara si cyo kibazo ahubwo mu mutima urumva ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe none basayide nibambwira ngo kuva n'abatizwa ngo ubwo ndakoresha ubukwe ndakura he amafaranga yo gucuza amakwe ya ibyo si ngombwa nawe ubutumye gukora ubukwe kubatizwa no gukora ubukwe ni ibintu bitandukanye ahubwo emera kudubike mu mazi menshi utsinde kamere y'icyaha ubaturwa ariko mwareka nje nkazabatizwa kwa gatandatu bakakubatiza wenyine se abandi barabatizwa guno munsi none ko nimugoroba nari mfite mbese gahunda ndaja mbo aho bigeze rero nawe ubwawe uri umuntu mukuru umutima gwawe ugomba gufata umwanzuro w'ico ushaka kugeraho n'icyo ushaka kuzakora Kristo n'urutonde ngaho mumbatize kwa gatanu kuzi wa mwana waje uruhama urutonde rwo kubatizwa rwarangije kwandikwa bose abenshi bariyandikishije kwizamukire tutuvangara ubu tugiye hehe ku kidendezi tugende none ko naboneka saa 2 za nimugoroba aho mwantegereza gihorere bireke mbese uri kugira ngo gukize uzabatizwa kubatizwa bihoraga zaba ariko murebe muretse kugenda tumanze tuvugana ikigiye niba kidakunze mu kwa karindwi ntihazazara ni ngombwa ngo ibintu byose abantu babikorera rimwe mu kwa gatanu murabikora iminota ingahe arabikora iminota ingahe sara ugiye kugukorera operasiyo urabatizwanya n'abandi ngaho ndeme nanje munjanire rimwe n'abandi none ko abandi baragiye utabeshe wiyemeje kureka ibyaha none hari ibyankoze nibihe nta muntu wagiye mu mazi menshi ngo asubire gukora kozwa none si ninde wanze kuja muri ago mazi niba nta kibazo niba n'abandi muri abakorera nanje reka ndeka gucikanwa nanje mu nkore ngo rero mwana wa mama none si niko nza
ubwo urasigaye uzabatizwa ubutaha. ariko si nanze kubatizwa siya ntawe ufite igihe cyo kwirirwa arahahwana nawe. none mbese ndi gusabwa iki nanterega nanje ntabwo muri kunsobanurira. Niba ushaka kubatizwa nta zindi myanzuro cano tugeye. Ubu si ku buntu nta kibazo. banza bamema abandi amafaranga bari gutanga ntago wumva. sako amafaranga uri muri kuvuga nagiki nabaye ikidendezi. ikidendezi nazi ikidendezi babaciye amafaranga koko gerwa ntago wamenye ko guriya mugezi twabatirizagamo bagufu. ndabizi baragufunze none nazi ikidendezi nangahe ugomba kwishura amazi giri angahe nyine bitatu bari kwishura ngareka mba haye 2,000 ndakibacata nimugoro akoze reka namwe muje murafasha kumuvande sibyo niba nzakureka ibyaha namwe amafaranga uko nabandi bari kugishura udacikanwa n'umubati naze uwe 3,000 kwako ubu rusa nagakora he 1,000 enda reka mahereze 2,200 birasukanye nuko sinumara kubatizwa uzurakoresha uzuza jewe niba ari 3,000 mu rugo ca reka jewe mbashakira inoti y'1,000 reka n'umuntu yareba no kuna abagenzi ariko ntavuga ngo
Bagiye gutaha data bataha n'ikidomoro